Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, aho muherereye, amahoro y'Imana nabane namwe. Uno munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana nahaye intego ivuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Aya ni amagambo dukunze kumva mu matwi yacu ndetse agasobanurwa mu buryo butandukanye. Ndaje kugira ngo tuyaganireho mu buryo burambuye kugira ngo dufatanye muri uru rugendo rujya mu ijuru, kumva no gusobanukirwa ibyanditswe. Nge Ndirakoze Samuel, ku batanzi ndi umubwirizabutumwa ukunda Imana kandi wifuza no kuyikorera. Hanyuma turatangira dusoma ijambo ry'Imana, turasanga muri Yakobo igice cya 2 umurongo waho wa 14. Ni urwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya 2 umurongo waho wa 14. Titire yayo iravuga ngo uburyo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Mbese bene data, byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose, maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko nimumuhe iby'umubiri ukennye, byavura iki? Uko niko no kwizera iyo kudafite imirimo, ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Ahari umuntu yazavuga ati weho ufite kwizera, ngeweho mfite imirimo. Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Wizera yuko Imana ari imwe rukumbi, ibyo ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda imishyitsi. Wa muntu utagira umumaro we, ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari imfabusa? Mbese sogokuruza Aburahamu ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro? 24 reka aba ariho tujya. Haravuga ngo mubonye yuko umuntu atsindishirizwa n'imirimo adatsindishirizwa no kwizera gusa. Dore na Maraya uwo Rahabu, mbese ye ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yacumbikiraga za ntumwa akaziyobora indi nzira? 26 ariho hanyuma. Nuko rero nk'uko umubiri udafite umwuka uba upfuye, niko no kwizera kudafite imirimo kumeze kuba gupfuye. Nimwakire neza amagambo y'Imana. Hanyuma abantu benshi basobanura kwizera mu buryo butandukanye, ari nayo mpamvu uno munsi ndaha kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana ryitwa kwizera ndetse n'imirimo yo kwizera. Hanyuma ndatangira nsobanura kwizera byo ubwabyo. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 1, hari igisobanuro cyo kwizera. Hari ijambo rivuze ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ko ibyo tutarebesha amaso ari iby'ukuri. Hanyuma uku kwizera kuza gusobanuka neza iyo dukomeje gusoma mu bice byo hepfo. Tubona yuko bakomeza bavuga ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu akora ibi ngibi, kwizera niko kwatumye Nowa akora ibi ngibi, kwizera niko kwatumye Rahabu akora ibi ngibi. Ni ukuvuga ngo umurongo wa 1 wo wonyine ntusobanura kwizera, kubera yuko kwizera kwa nyako, kwizera kuzima, kugira ngo kube kuzuye kugomba kuba kuri kumwe n'imirimo. Wowe ugira kwizera, hanyuma kwizera kukagusunikira kugira imirimo ukora. Kuko twabonye mu Baheburayo, abazasoma icyo gice cyose uzasanga abizeraga
abizeraga Imana ntabwo byarangiriragaho gusa, byabasunikiraga gukora ikindi kintu nk'ikimenyetso kigaragaza yuko bizeye. Hanyuma nshaka gutangira gusobanura kwizera. Ikinyarwanda cyacu kirakennye, gusa iyo umuntu abishyize mu Cyongereza habamo belief na faith. Aya ni amagambo biratandukanye, belief na faith. Mu Kinyarwanda cy'iwacu byose tubyita kwizera, ariko ndashaka kubabwira yuko ibi ni ibintu bibiri bitandukanye. Mu buzima busanzwe belief ni ibintu umuntu yizera ko ari byo, umuntu yizera ko bibaho, ni ibintu umuntu yizera ko bishoboka. Twese turizera, ufite ibyo wizera ko bibaho, ukagira ibyo wizera ko byashoboka. Hanyuma iyo bigeze kuri faith, aho ngaho urabyizera, ariko nanone bigaherekezwa n'indi mirimo n'ibyo ukora bigaragaza kuko ubyizera. Mu gihe kwizera kwa mbere urabyizera, ariko akaba ari nta kintu na gito wakora gihamya ibyo wizera. Ni ukuvuga ngo mu rurimi rw'Icyongereza belief aravuga ngo it is based on information, amakuru ufite ukayizera, mu gihe faith it is based on application, noneho ukaba wabishyira mu bikorwa ibyo ubasha kwizera, ukaba wabigaragaza. Hanyuma irindi tandukaniro riri hagati y'uku kwizera, ni ukuvuga ngo kwizera kwa mbere ko bita belief kuba kuri mu mutwe ariko bitari mu mutima. Ni ibintu biba biri mu mutwe, biri mu bwenge bw'umuntu, ariko biri mu mutima. Ndabibutsa ko ikintu cyageze mu mutima w'umuntu aba kizirikana cyane, agiha agaciro cyane, ku buryo yagishyira no mu bikorwa. Kwizera rero urumva biratandukana, nubwo Ikinyarwanda cyacu kitabasha kubitandukanya ngo bisobanuke, ariko iyo bigiye mu ndimi z'amahanga bibasha gutandukana. Ikintu cya nyuma kindi nasobanura kugira ngo nsobanure kwizera gusanzwe, umuntu ashobora kwizera ko iyo umuntu akoze cyane abona umusaruro ushimishije. Ibyo ni ukuri, umuntu ashobora kubyizera, iyo ni belief. Ariko ndagira ngo mubwire ko umuntu nabyizera gutyo ntabikore, nta kintu na gito gishobora kuvamo. Umuhinzi yizera ko nahinga imyaka azasarura, agasarura byinshi. Kwizera kumeze gutyo kumutera guhinga umurima. Kwizera kumeze gutyo kumutera guhinga umurima, akabiba imbuto, izuba ryaba ryinshi, imbeho yaba nyinshi, imvura yagwa, aba yizeye yuko nubwo bimeze bityo hari igihe kizagera agasarura. Ibyo yizeye ntabwo ari ukubyizera mu magambo gusa, yageze aho abishyira mu bikorwa. Ukuntu ukwizera kubiri kubaho mu buzima busanzwe. Hanyuma kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa, hari agatekerezo kamwe nifuza gutanga karatuma turushaho gusobanukirwa kwizera gusanzwe. Hari umuntu umwe yari acrobat, yitwaga George. Hashize ni amateka yabayeho kera. Ni umuntu wagenderaga ku mugozi, hanyuma abwira abantu ko yashobora kugendera ku mugozi, ntibabyemera. Hanyuma arabikora, agendera ku mugozi, aragenda inshuro ya mbere aragaruka, aragenda inshuro ya kabiri aragaruka. Noneho abantu babona ko byashoboka ko kugendera ku mugozi byakunda. Inshuro ya kabiri afata ingorofani ashyiramo imyanda, nanone nayo ayigendesha ku mugozi, nawe arimo awugenderaho. Abantu babibonye birabatangaza, baravuga ngo yewe noneho turemeye, turizeye, wabikora bukira, wabikora umunsi wose bukira, urabishoboye. Hanyuma ikintu gitangaje, uwo mwakorobate witwaga George yabwiye umuntu umwe mu bari aho, aravuga ngo niba ubyizeye ko nabikora, reka ino myanda iri mu ngorofani nyisuke hasi, hanyuma uze wicare muri ino ngorofani mucunge ndi ku mugozi, kuko niba wizeye ko nabikora umunsi wose. Ikintu gitangaje, ntabwo yigeze abyemera, kubera yuko yari afite kwizera ko bishoboka, ariko kubikora, kubishyira mu bikorwa kugira ngo agaragaze kwizera kwe, ntabwo yabishoboye. Uku niko kwizera ko mu buzima busanzwe
kwizera kwa mbere abantu barizera ariko ibyo yizera akaba atabishyira mu bikorwa. Kwizera kwa kabiri umuntu arizera ariko nanone ibyo yizera akaba yabishyira mu bikorwa, bigahamya ko afite kwizera kuzuye. Mu buryo bw'umwuka rero, iyo tugeze mu buryo bw'umwuka, ngo ndavuga kwizera kuvugwa muri Bibiliya, mvuye ku kwizera gusanzwe ko mu buzima busanzwe. Hari uburyo umuntu yizera, ushobora kwizera ko Imana ibaho, ikaba hari imwe kandi koko nibyo. Ushobora kwizera yuko hariho iherezo kuri iyi si, ushobora kwizera yuko hariho urubanza, uko ni ukwizera. Ariko ikintu gitangaje twasomye muri Yakobo, haravuga ngo n'abadayimoni uko kwizera baragufite. Abadayimoni bizera ko hariho Imana imwe, abadayimoni bizera ko isi izarangira, abadayimoni bizera ko Kristo ari umwana w'Imana. Ndetse no mu isezerano rishya tubonaho abadayimoni bahuraga na Kristo bakiruka bakavuga ngo duhuriye hehe mwana w'Imana. Aba badayimoni kwizera baragufite, kwizera gusanzwe, ariko uko kwizera ntago kubasha gukiza, kuko nubwo bagufite ntago kubasha kubahindura. Still bakomeza kuba badayimoni, still bakomeza kuba babi, kuko ni kwa kwizera kutagira imirimo. Abantu benshi, abakristo benshi, iyi si ituwe na biliyoni zirenga 8. Muri izo biliyoni 2.4 ni abakristo bavuga ko bizera Imana. Ariko ikintu kibabaje, hari abantu bafite kwizera ko mu magambo gusa, kutabasha guhamya ibyo bizera. Abo bameze nka babandi bavuga ko bazi Imana, bavuga ko bazi Kristo, ariko nanone bakayihakanisha ibyo bakora. Ndagira ngo mbabwire ngo kwizera kutagaragarira mu mirimo, kwizera kutagira imirimo, kuba gupfuye, kuko kumeze nk'uko abadayimoni, kuko n'abadayimoni bo ubwabo kwizera nk'uko barakugira. Kwizera kutaguhindura kugira ngo uhamye ibyo wizera, nta kintu na gito kubasha kukumarira. Naje kubabwira ko imirimo ni ngombwa, imirimo irakenewe kugira ngo kwizera kube gushitse. Ariko nanone ikindi nshaka gushimangiraho, iyi mirimo ndi kubabwira ntabwo ari imirimo ituma dukizwa, ahubwo yo ubwayo ni imirimo igaragaza ahubwo koko ni imirimo igaragaza ahubwo ko twakijijwe. Ni ukuvuga ngo Kristo muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 5 avuze ngo nge ndi umuzabibu, ngo ishami ryose ryo muri nge ribasha kwera imbuto. Ni ukuvuga ngo kwizera bigereranwa na wa mukristo, bigereranwa na rya shami riri kuri Kristo, riri ku muzabibu ari wo Kristo. Kwizera bigereranwa na wa mukristo wizeye Kristo. Hanyuma nyuma yo guterwa kuri Kristo, nyuma yo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ikiba gikurikiyeho aba ari ukwera imbuto. Izo mbuto ni imbuto zo kwizera, niyo mirimo myiza mvuga. Hanyuma iyo uvuga ko utewe kuri Kristo ntiwera imbuto, ibyo ngibyo nta gisobanuro biba bifite, ibyo ngibyo biba bipfuye, kubera yuko Bibiliya ivuga ko ikintu kizagaragaza kuri Kristo ni uko uzera imbuto kandi ukera imbuto nyinshi. Abakristo bavuga ko bizeye Yesu, aho hantu mujye muhatinda cyane, kuko ushobora gusanga kwizera ufite ari ukwizera kw'abadayimoni, kwizera kutabasha kuguhindura. Yegura byizera niko biri, wizera ko Kristo abaho, wizera ko ari umwana w'Imana, ariko nubwo byizera gutyo ntacyo byakumariye. Kwizera kwa nyako gusunikira umuntu mu gukora imirimo yo kwizera. Kwizera kwa nyako gusunikira umuntu mu kwera imbuto zikwiriye abihanye. Ndashaka kubibutsa yuko umuyaga wo ubwawo ntabwo tubasha kuwurebesha amaso tuvuge ngo uyu ni umuyaga, ahubwo tumenya ko umuyaga uhari bitewe n'ibyo ukora. Ushobora kureba mu nyanja ukabona umuyaga, ntabwo tuwubonesha amaso, ahubwo turebye mu nyanja tubona influence y'umuyaga ku mazi, tubona effect z'umuyaga ku mazi, tubona umuraba mu nyanja, turavuga ngo uyu ni umuyaga. Uku niko kwizera kumeze. Kwizera ntabwo kugaragarira mu magambo, kwizera kubwako kugaragarira mu bikorwa gukora.
ushobora kubona igiti, ukabona igiti kimuvinga, ukabona umuyaga tuwubonye binyuze mu gikorwa uri gukora, binyuze mu gutuma igiti kimuvinga kiva hamwe kikajya ahandi. Uku niko kwizera bimeze. Kwizera kwa nyako ijambo ry'Imana ritubwira ni kwa kwizera kukagaragarira mu mirimo ukora, mu buhamya bwawe bwa buri munsi, kukagaragarira mu buzima ubayeho, aho kugira ngo kugaragarire mu byo wirirwa uvuga ngo mfite kwizera, nyamara uko kwizera utagufite. Naje kubabwira yuko kwizera kutagira imirimo mbene uko nguko kuba gupfuye, kubera yuko imirimo y'ubwayo niyo yuzuza kwizera. Imirimo y'ubwayo iyo itandukanye no kwizera, ntabwo bishoboka ko kwizera kuba kukiri kwizera, biba byarangiye. Kwizera kugira ngo kube kwizera kuzuye, kuba kuri kumwe n'imirimo. Hanyuma ijambo ry'Imana ritwereka abantu bagiye bagira kwizera kwa nyako. Ijambo ry'Imana ritubwira yaba mu gitabo cy'Itangiriro ndetse no mu Isezerano rya Kera ndetse no mu Isezerano Rishya, abo bantu barahari. Ariko nanone ijambo rikatubwira abantu bagiye bagira kwizera kutari ukwa nyako, kwizera kudaherekejwe n'imirimo, kandi uko kwizera ntabwo kwabashije kubakiza, uko kwizera nta kintu kwabashije kubamarira, ko kutari gufite imirimo. Hanyuma kugira ngo ngaragaze kwizera kutagira imirimo uko ariko, reka nifashishe Mariko 11:12. Aha ni igihe Kristo yageze ku mutini. Uwo mutini wari iruhande rw'inzira. Ikindi ijambo ry'Imana riratubwira ngo wari ufite amababi atoshye, wagaragaraga nk'aho ufite imbuto, ariko Kristo awegeye ashakamo urubuto na rumwe ararubura. Uyu mutini ugaragazwa n'iki? Ugaragazwa na Kristo bavuga ko bakiriye Kristo, bavuga ko bizeye Kristo, bavuga ko bakijijwe, nyamara wajya kureba mu buzima bwabo bwa buri munsi ugasanga nta mbuto zo kwizera bafite, ugasanga nta mirimo igaragaza kwizera bafite. Kuri iki giti, igifite agaciro si amababi iki giti cyerekana, igifite agaciro si uko gitoshye, ahubwo igifite agaciro ni za mbuto ziva muri iki giti. Izi mbuto ndi kugereranya n'imirimo igaragaza koko umuntu yizeye Kristo. Amaherezo y'iki giti yabaye ayahe? Kristo yarakivumye ngo bwarakeye bwaho abigishwa ba Yesu baciye kuri cya giti basanga cyumye. Umuntu ufite kwizera kumeze gutya, kwizera kutagaragazwa n'imirimo, kwizera kutagira imirimo, kwizera kutagira imbuto, aruma kubaho kwe, mbese kwizera kwe ntacyo kubasha kumumarira, kwizera kwe ntabwo kubasha kumubeshaho kuko kurapfuye. Ariko iyo dusomye ijambo ry'Imana, twasomye hariya muri Yakobo, twaje kubona abantu bagize kwizera kwa nyako kwagaragajwe n'imirimo, uko kwizera kukababeshaho. Ndaza kugaruka kuri Rahabu. Uyu Rahabu yari maraya wo muri kiriya gihugu cy'i Kanani Abisirayeli bagiye gutata. Hanyuma abatasi bamugezeho, ababonye amenya amakuru neza yuko ari Abisirayeli, aravuga ngo numvise Imana yanyu ishobora byose, numva yarakoze ibikomeye, noneho ndayizera. Icyagaragaje ko yizeye ni iki? Yemeye guhisha abo batasi, abahisha mu nzu ye. Iyi yari riske ikomeye cyane, kuko iyo abayobozi b'icyo gihugu baza kumenya ko maraya yahisha abatasi, cyari ikintu gikomeye cyane, byari kumuviramo ingaruka mbi. Ariko kwizera yari afitiye Imana ya Isirayeli yaguhamishije kubahisha. Aravuga ngo nzi ko birimo riske, nzi ko bamfashe bitanyorohera, ariko nge ndabahisha. Uku kwizera kwamubyariye iki? Kwatumye abarwa mu gisekuru cya Kristo. Rahabu wari umunyamahanga abarwa mu gisekuru cya Kristo, kandi yari uwa kure atari umwisirayeli. Sahizi nawe yahinduriwe identite, nawe abarirwa mu Bisirayeli. Kubera iki? Yagize kwizera. Ndagira ngo mbabwire ngo kwizera kwa nyako guhindura umuntu
kukamuhindurira identite, kukamuhindurira ibitekerezo, kukamuhindurira imivugire, agakora bitandukanye, akavuga bitandukanye, akava mu byaha akaba umwana w'Imana. Uko niko kwizera kwa nyako. Ndabibutsa Aburahamu yagize kwizera Imana imubwiye ngo najye gutamba Isaka, ntabwo yavuze ngo Mana ngo urebye ngo ndakwizera ariko ibi nabikora. Ntabwo yavuze ngo Mana ndakwizera ariko ibi sinabikora. Kwizera kwe yakwerekanye igihe yemeraga gufata Aburahamu akazamuka umusozi akajya kumutamba. Yaravuze ngo Mana nkurikije uburyo nkwizera nta kintu na gito nakwima. Havuyemo iki? Aburahamu bitewe n'uburyo yizeye Imana, ngo Imana yaramurebye aravuga ngo Aburahamu uri umukiranutsi, ubu ni sekuruza b'amahanga, bitewe n'uko yagize kwizera kwa nyako kugaragazwa n'imirimo. Bivuze ko yatsindishirijwe n'imirimo yakoze. Bakristo bavandimwe, ndabibutsa yuko kwizera kw'amagambo gusa ntacyo kuzamara. Kwizera kwa nyako kugaragazwa n'imirimo, uko niko kwizera kuzima, niko kwizera kuzatuzura ubwo Kristo azagaruka. Kwizera kugaragazwa n'imirimo niko kwizera Kristo azahamagara abapfuye bafite uko kwizera bakazuka. Ndabifuriza kugira kwizera kugaragazwa n'imirimo, ndabifuriza kugira kwizera gufite imirimo, aho kugira kwizera kw'amagambo gusa ariko tutabasha kubona. Kwizera nk'uko nguko ni gutoya cyane, nta kintu kwakumarira. Uzamera nka wa mutini Kristo yavumye ukuma. Reka dusengane Imana. Ndagushimiye Imana ishobora byose, ndagushimiye kubwira ijambo ryawe, izina ryawe nishimwe kandi nirihabwe icyubahiro. Ndasengera abantu baneze amatwi kugira ngo ubahe kwizera kwa nyako, kwizera kutari ukw'amagambo, kwizera kutameze nk'uko abadayimoni bavuga ko bazi Kristo, bazi Imana, bazi ko iherezo rihari, ariko bagakomeza bakaba abadayimoni, bagakomeza bakaba abanyabyaha. Aba bantu Mwami Imana ubarinde ko bavuga ko bakwizera ariko imirimo yabo ikaguhakana. Bahe kwizera kumeze nk'uko Rahabu wakwizeye akagira n'imirimo akora yo guhisha bariya batasi nk'igikorwa kigaragaza ko yakwizeye. Bahe kwizera nk'uko Aburahamu wakwizeye akagira n'imirimo akora akemera gutamba Isaka nk'igikorwa kigaragaza ko yakwizeye. Abo bose batsindishirizwe n'imirimo yabo. Ndakwinginze Mwami Imana ishobora byose kugira ngo nuneze amatwi wese umuhe kwizera kuzima. Ni mu izina ryawe Data mbisenze nizeye. Amen.